Amafoto agira gutya aracicikana, uyu ni umutwitsi, ni umuhitinzi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero yawo, even in Dar es Salaam, even in East Africa. Useme Mutesi Jolly, Miss Rwanda 2016, akaba rero still now ari umwe muri baba Miss bavugwa mu binyamakuru buri munsi, bivugwa yuko ari Miss w'ibihe byose. Ubundi ahangaha mu Rwanda hari aba Miss b'ibihe byose, ndabakubwira kubera yuko nta kabuza nk'uko bitangazwa n'abantu, yaba ari abakora mu myidagaduro, yaba ari abafana bayikurikira, everyone bakunda guhuriza ku bantu aba babiri, uwo bita Bahati Grace, Miss Rwanda 2012, 2012, ndetse na Jolly Miss Rwanda 2016. Aba nibo ba Miss bagarukwaho na buri umwe wari wese bavuga yuko ari bo Miss ibihe byose. Jolly rero ntabwo ajya yiburira, ahorana nyine udushya muri we, niko byifashe. Rero bimeze bite kugeza kuri ubu ngubu? Byose yahiya turi kumwe muri iki kiganiro. Hero Willis, ntabwo wibeshye ko wahageze, kora subscribe, make sure wayikoze, then ukande kuri like, cyerekana yuko wabikunze. Niba utanabikunze, we believe ko hari n'ibindi nawe uzakunda. Kindi ukore kuri comment, utwandikira ibyo wifuza, then niba bitakugoye ukore share ku nshuti n'abavandimwe nabo bagiye bakurikira Fontaine TV. Dushaka kwaguka tukakomeza tugatera imbere nk'uko ugenda mubitugaragariza muri inshuti z'akadasohoka, turabakunda. Ikindi kandi nawe utamerewe neza, waba uriho hose, ndakwihanganishije. Waba wagize ibyago, wihangane, niko mu isi bimera. Gusa niba n'ubuzima bitagenda neza, wihangane. Ikosa utazigera ukora mu buzima ni ugucika intege. You have to push every day, every time. You have to push in life, niwe uzabona impinduka. Dukomeze rero mu makuru y'imyidagaduro, uhaye ikaze ku buryo burambuye. Miss Jolly n'umwe mu Miss bagarukwaho n'ibitangazamakuru n'abakora mu myidagaduro n'abayikurikiranira bya hafi, bavuga yuko ari Miss w'ibihe byose, ari Miss utajya wiburira uko byagenda kose. Nyuma y'uko Miss Jolly abaye Miss Rwanda 2016, akaba yarakomeje n'ubundi mu bikorwa bya Miss Rwanda. Yagiye ashyirwa mu kanama nkemurampaka, kuko nyuma yaho yaje kubahabwa amahirwe yo kuba umwe mu bajudges bakurikirana iby'aba Miss Rwanda. Byatumye aguma in touch muri ibi bintu, byatumye izina rye riguma mu itangazamakuru kubera ibikorwa bigiye bitandukanye agenda akora. Jolly rero ikindi azwiho ni uburenganzira, ni ukurwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, especially uburenganzira bw'umugore ndetse n'umukobwa, kubera yuko ntatinya kuvugira muri public, yaba ari kuvuga ku bagabo, yaba ari ibintu byiza, ibintu bibi bitagenda. Miss Jolly ntawe uzigera ubona yabicecetse, kubera yuko bigaragara ko afite freedom of speech, niko ameze, kandi byinspira abantu benshi ndetse n'abayobozi bakomeye bagenda bamugarukaho, bagenda bamuvuga yuko bamwemera bitewe n'ibitekerezo bye agenda atanga. Nigeze kugezaho inkuru ya Masamba umushimira, avuga yuko nyine Miss Mutesi Jolly ari umukobwa w'umunyabwenge kandi ufite mu mutwe hakomeye, winspira abantu benshi, kugeza n'ubwo n'abasaza nyine bakuze cyangwa se abantu bakuze bamwifashisha mu bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.
Miss Jolly rero ikintu azwiho cyane no kuvuganira ikiremwa muntu ndetse cyane cyane akibanda ku burenganzira bw'umugore n'umukobwa nk'uko nabikubwiye. Miss Jolly rero yagiye agaragara no mu bindi bikorwa bitandukanye byo gutegura irushanwa rya Miss East Africa nk'umwe mu bayobozi baryo, kandi naryo ni irushanwa ryabaye successful, byagiye bimuhira kabisa ku buryo bushimishije. Ibyo byose bigenda bituma aba in touch mu myidagaduro, bigenda bituma agarukwaho cyane mu makuru y'imyidagaduro ya hano mu Rwanda, kubera yuko afitemo izina ridasanzwe, izina rigezweho. Mwagiye rero mubona ibintu bigiye bitandukanye, hari ikintu kigezweho mu ba Miss bo mu Rwanda cyitwa amavlog kuri YouTube channel. Ibintu by'amavlog, ubundi abantu babonye Mutesi Jolly muri iyi minsi ari gukora ibintu bya vlog byo kumuvloga, biriya bintu agenda akora, barangije baravuga ngo yiganye Kayumba Darina ni igisonga cya mbere cya Miss wa 2022 ari we Miss Divine. Ariko mu by'ukuri icyo nakwibwira nuko nubwo bavuze ngo yiganye Kayumba Darina, Mutesi Jolly biriya bintu yabikoze mbere ya Kayumba Darina, ahubwo ndetse anamaze n'igihe kinini yarabikozeho, nuko yageze akabihagarika. Abantu ntabwo bari babimuziho, maybe yuko ushobora no kubivuga bitewe nuko uje ku mbuga nkoranyambaga vuba cyangwa se utangiye gukurikirana ibikorwa bye vuba. Ariko Miss Mutesi Jolly navuga yuko biriya bintu yabikoze mbere. Kayumba Darina niwe wabizamuye muri minsi kabisa bigakundwa, nyuma yuko habaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2022. Yahise nyine afungura account ya YouTube channel, atangira kumuvoroga anyuzaho ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwe nyine bigenda bimubaho. Rero nyuma yaje gukurikirwa na Miss Nishimwe Naomi, Miss 2020, Miss Rwanda 2020, nibeshye 2021 ariwe Mutesi Jolly, I'm sorry, ariwe Nishimwe Naomi. Nawe akora ibintu by'amavlog, arabikora. Nyuma nanone ongera kubona Mutesi Jolly ari kubikora, abantu baravuga ngo Kayumba Darina niwe bizanye, bamwiganye. Gusa what I can tell you nuko Miss Mutesi Jolly ibi bintu yabikoze mbere. Niba ugira ngo ndakubeshya, ugende kuri YouTube channel yiwe ucekinge urebe igihe yatangiriye kubikora, harashize n'umwaka urarenga. None ugende no kuri Kayumba Darina. By the way, iriya channel ye yanayishinze vuba ahangaha, I think ko niba imaze n'igihe kinini itarengeje amezi 3 cyangwa 4. Miss Mutesi Jolly ikaba irengeje n'umwaka. Icyo cyo tukiveho, gusa ari kuvugisha abantu. Hari video aherutse gushyiraho ya vuba ahangaha, ari kurya ubuzima muri Big Arena, ari gukora amasiporo, ari gushopinga, atwaye imodoka, yambaye agakanzu kagera hejuru y'amavi, ku buryo itako ryose rigaragara. Abantu benshi cyane bagiye bateraho comment bavuga ati Jolly gutya na gutya, turi mwiza, ati turagukunda, ati wambaye neza, ibintu nk'ibyo. Abandi bavuga ati Jolly warabyibushye, itako ryaraje gutya na gutya. Ibyo byose nyine byaje kuba bigarukwaho, byazamuye amarangamutima ya benshi, buryo kiri yambaye, buryo kiri yatwitse, mbese ahantu uvuga ati wow, kabisa abirimo neza. Miss Mutesi Jolly, umwe mu Miss Rwanda babayeho bibihe byose bagenda bagarukwaho umunsi ku munsi. Ariko ndabigutuye, niba nawe
wabasha kugira. Unyarukire kuri YouTube channel urebe iyo video uburyo ki yari ameze kabisa biteye ubwuzu, byatumye abagabo benshi bacira amazi. Reka minira ahangaha, turagukunda bimwe birenze ari byumve.